Hello friends, ese wari uzi ko telefone yawe ifitemo uburyo bwa Applock? Applock ku bantu batayizi ni settings igufasha gusettinga password cyangwa se gushyira password cyangwa se patena cyangwa se pin kuri buri application ufite muri telefone yawe. Iyo ushatse usettinga password kuri app zose cyangwa se ukagira izo uhitamo izindi ukazihorera. Nyine wowe ureba app z'ingenzi usanzwe ukunze gukoresha ziri amakuru yayibanga akaba ari zo usettinga password. Cyase zose muri telefone yawe ukazisettinga password nta kibazo. Muri video nibyo tugiye kuba twakigiramo nkwereka ukantu kandi uko bikorwa. Izi minota ya mike ntago ndi burambirane. Ariko nyabone niba utarakora subscribe ikandeho kandi kuri like wibuke gusharinga iyi video inshuti yawe. Niba wamaze gukora subscribe reka dutangire akantu ko kandi ntagize ako simbuka kandi ni igihe gitoya ntizi minota ya mike. Uraza hano muri setting yawe. Hano umaze kuba wagera muri settings. None ngiye nyene kubera ko nsanzwe nkoresha uburyo bwa Applock muri telefone yanjye. Uraza hano handitse Applock, hano handitse security, hakande. Numara kwakandura tugera imbere hameze gutya. Numara kwagera ahita kanda handitse Applock, uhakande. Kubera ko ngiye nsanzwe nkoresha uburyo bwa Applock ngiye guhita ibintu byose mbitaninga off kugira ngo nkwigishe akantu ku kandi nawe uze kubyikora muri telefone yawe. Noneho kambanze bifunge ndaza gusobanura akantu ku kandi kugira ngo ibintu bize kuba byamera neza. Uze kuba hafi yanjye, ntuze kujya kure yanjye, ntuze kuba wasimbuka video utarebye kano kantu. Ndabizi ko abantu benshi mwari mugakeneye, niyo mpamvu nakoze iyi video. Noneho wamaze kuba waza kanda hano handitse Applock gutya, wamaze kuba wahakanda bahita bagusaba gushushanya patena. Urashushanya patena inshuro ebyiri. Kankoresha sample imeze gutya. Kabiri uhita uhinga cyane umeze gutya, tukanda Skype hano hejuru uhakande. Ukimara kuhakanda urategereza gake cyane wihanganye. Ukimara gutegereza urahita uhingukira ahameze gutya. Ngira ngo uri kubona hano hantu hari utugufuri, utw'ubururu n'utw'umweru. Utubururu dushatse kuvuga ko izi app ziri utugufuri tw'ubururu ziri locked, nyine ziriho patena yanjye. Ariko uko nshaka kwereka akantu kandi turning off nazo nkoreho ya patena. Iyo ushaka gushyiraho patena wamaze kuba washushanya, none urahita uhitemo application ukeneye ko zijyaho ya patena. Urugero kamitemo izi WhatsApp. Iyi ni sample guys. Noneho simesemo WhatsApp ngiye guhita nkwereka ko bimaze kuba byakunda. Kanze kuri ya WhatsApp yanjye gutya. Nimara kuyizobeta bambwira nshushanya ya patena. Iyo ishushanyije WhatsApp ihita ifunguka. Noneho kamite nkwereka utundi dusetting tw'ingenzi ukeneye guhita ugahita ufungura ukimara gukoresha iyi system ya Applock. Uragaruka muri setting wongere winjire muri Applock, uyifungure ushyiremo ushushanya ya pin. Urangiza uhita uza hano hejuru kuri aka icon ka settings hano hejuru uhakande. Ukimara kuhakanda urasanga tuno dusetting turi turn off gutya, nyine turi dutaninze off tumeze gutya. Wowe akaraba gafunguye naka ko hejuru ka enable Applock, kubera ko twamaze kuba twasettinga Applock kuri app zacu. Nkubwira ko zira app ukimara gusettinga patena tuhingukira kuri app zose ugahitamo izo ushaka. Ishatse zose urazemeza cyangwa se ugahitamo izo ukeneye. None wamaze kuba wagira muri settings. Tuno dusettings rero tugera muri dutandatu. Ngiye kuba nakubwira buri kamwe n'umumaro wako, ariko tw'ingenzi ni dutanu gusa. Akambere twamaze gusettinga Applock. Aka kabiri ni ugutuma patena iba visible, nyine igaragara kuri uyishushanya. Niba ari washijemo patena ya Z ikagaragara kari Z. Iyo ugataninze on rero patena iragaragara, ariko iyo utagafunguye ntago igigaragara. Kutagafungura nibyo byiza kuko hari n'ukuntu uri mu bantu udashaka kuba washaka gufungura ushyizemo ya patena babashe kuba bayibona. None aka gatatu change password, aka niko ndaza kuba nasorezaho. Aka ka link account akasingenzi turakihorera. None aka kanditse add fingerprint to unlock. Aka ngaka ko ni ingenzi cyane kuko uba wakuramo ya patena yawe ukoresheje fingerprint. Uragataninga on ugafungura. None hano hide notification content ni uguhisha nyine notification zikaze kuri Applock.
iyo ishaka uragafunga cyangwa ukagafungura na bushake bwawe. Noneho hano change password ariko kanyuma uragakandaho gutya no guhindura patena. Rimwe guchanginga password uragaruka change password wandikemo rimwe wongere yamaze kuba yahinduka. Guys, nawe bikore muri telefone yawe uhita ugaruka muri comment umbwire niba bino bintu bikora. Ariko nyabana niba utarakora subscribe ikandeho ukande kuri like kandi iyi video uruke kwisharinga inshuti yawe. Ikindi kibazo ufite andika muri comment cyangwa se inyunganizi ndahita nza ngusubiza. Thank you, nawe utaha mu zindi video.